byo umuntu akeneye ngo agire ubuzima bwiza, ku mwanya wa mbere hari umwuka. Ukwiriye kwinjiza umwuka uhagije kandi wabigeraho ugiye ukora siporo buri munsi nibura iminota 30. Ku mwanya wa kabiri hari amazi. Amazi nicyo kinyobwa cya mbere kimara inyota kandi kikavura indwara nyinshi yakoreshejwe neza. Usabwa kuyanywa buri gihe habura umwanya munini ngo urye. Yanywa ukibyuka saa sita na nimugoroba. Ku mwanya wa gatatu hari imbuto. Ku mwanya wa kane hari imboga. Ku mwanya wa gatanu hari ibinyampeke. Wabikoresha ubitetsemo umutsima, impengeri cyangwa igikoma. Ni inshuti y'amara, amagufwa, imihore n'imyakura. Ababirya kuri gahunda kandi ari umwimerere ntibagaragaza ubunebwe mu mirimo yose bashinzwe. Ku mwanya wa gatandatu hari ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe nk'ibishyimbo, soya n'amashaza bikize ku nyubakamubiri ziruta kure cyane iziboneka mu bikomoka ku matungo byose. Ku mwanya wa karindwi hari ibinyabijumba n'ibindi byerera mu butaka byose. Usabwa kubirya ari umwimerere maze bikakongerera imbaraga ukeneye. Icyakora bikwiriye gukoreshwa ari bike cyane. Ku mwanya wa munane hari ibinyamavuta bishinzwe koroshya imihore, imitsi n'amagufwa. Twavuga amavoka, ubunyobwa, ibihwagari n'amavuta ya elayo. Umwanya wa 9 ugizwe n'ibyayi n'ibinyobwa dusabwa gukora mu bimera bidukikije. Ibi byayi bifasha gusukura umubiri iyo bikoreshejwe ari umwimerere. Uyu munsi nshaka ko twibanda ku mboga n'imbuto umuntu akeneye buri munsi ngo abashe kugwiza ubuzima bwiza bw'ibice by'umubiri byose. Soza ndababwira ku rubuto rumwe abagabo n'abagore bakwiriye gukoresha kenshi. Ntimujye kure. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima bwiza burashoboka ufashe icyemezo cyo kwibanda ku mboga n'imbuto mu mirire yawe ya buri munsi. Imboga n'imbuto ukunda kumva kenshi bavuga ko ari zo ugomba kwibandaho mu mirire yawe ya buri munsi. Impamvu nuko muri iki gihe usanga ibintu byinshi turya byongerwamo ibindi bishobora kwangiza umubiri. Kurya imbuto n'imboga zihagije bifasha gusukura umubiri ndetse bikakurinda indwara zugarije isi muri iki gihe. Imbuto n'imboga ugomba kwibandaho buri munsi twavugamo pome mu gifaransa cyangwa apples mu cyongereza. Pome zirimo pectine, ubwoko bw'ibikatsi by'ingenzi ku buzima. Pome imwe ku munsi kurinda kugana kwa muganga. Urubuto rwa pome hari imvugo yerekana ko rumwe ku munsi rukurinda kurwara. 1 apple a day keeps the doctor away. Ni rumwe mu mbuto z'ingenzi. Flavonoide zibonekamo zifasha mu kurinda ko umubiri wabika isukari udakeneye uyihinduyemo ibinure zikayisohora mu mubiri. Zibonekamo kandi pectine, ubwoko bwa fibre, ibikatsi bifasha mu kugabanya ibipimo by'ibinure mu maraso. Wafata izingana gute? Imwe ku munsi bihagije. Imbuto za blueberries mu cyongereza. Blueberry ni inkeri z'ubururu zikize kuri antioxidants zisohora uburozi mu mubiri. Inkeri z'ubururu cyangwa blueberries zuzuyemo ibisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri, antioxidants nyinshi cyane. Zifite ubushobozi bwo kurinda indwara nyinshi cyane kurusha izindi mbuto cyangwa imboga. Izi nkeri pigmirimo ituma zisa ubururu. Ifite ubushobozi bwo kurinda indwara z'umutima, kanseri, kutabona bitewe n'izabukuru ndetse no kugenda wibagirwa cyane. Wafata izingana gute? Agace k'agakombe ni ukuvuga mililitiro 125 kaba gahagije. Kaba kangana n'imbuto n'imboga zose ukeneye ku munsi. Ibishyimbo bifite intungamubiri zikenerwa cyane, ni ngombwa kubirya buri munsi. Ibishyimbo cyane cyane bitukura ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'umutima. Bikungahaye kuri fibre zifasha mu gukura mu mubiri cholesterol mbi mbere y'uko itangira kwinjira mu mijyana y'amaraso. Bikize kandi ku butare bufasha umubiri kubona amaraso. Wafata ibingana iki? Miligarama 200 ku munsi zirahagije. Zingana n'inyama n'ibindi bikomokaho wakenera. Nubwo ibishyimbo bibonekamo proteine kurenza ibindi bihingwa byose, izi proteine ntiziba zuzuye. Ni ngombwa kurya ibindi byunganira ibishyimbo nk'umuceri kugira ngo ubone izuzuye. Imineke
Ikize cyane kuri potasiyumu ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Imineke ni zimwe mu mbuto z'ingenzi kuko ikungahaye kuri potasiyumu ifasha mu kubungabunga umuvuduko w'amaraso. Ibamo kandi amasukari y'ingenzi afasha mu mikorere myiza y'umubiri. Wafata ingana gute? Imineke 2 ku munsi bihagije cyangwa ugafata imineke 3 mito. Tungurusumu zifasha umubiri kurinda indwara nyinshi zitandukanye. Tungurusumu zifite ubushobozi bwo kurwanya bagiteri, imiyege ndetse na virusi. Ikinyabutabire cya sirifire kibonekamo nicyo gifasha tungurusumu kugira ubushobozi bwo kurwanya indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'umutima. Wafata izingana gute? Udutete 3 twa tungurusumu ku munsi tuba duhagije. Uduce 6 twa tungurusumu ubashije kudufata mu cyumweru byagufasha kwirinda kanseri zitandukanye harimo iya prostate, igifu n'amara. Amacunga akungahaye cyane kuri vitamini C na flavonoide. Icunga ribonekamo vitamini C na potasiyumu yose nkenerwa ku munsi. Amacunga abonekamo kandi ikinyabutabire cyitwa aspartame gifasha mu kubungabunga cholesterol mu maraso. Wafata amacunga angana gute? Amacunga 2 ku munsi aba ahagije. Gusa ku barwayi b'indwara z'igifu si byiza kurya amacunga cyane kuko abamo aside nyinshi ishobora kongera uburibwe mu gifu. Noneho tugeze ku nanasi. Inanasi ni rumwe mu mbuto zatangiye guhingwa mu myaka ya kera cyane. Amateka avuga ko zavumbuwe mu birwa bya Hawaii mu 1993. Gusa kuri ubu zihingwa cyane muri Brazil. Uru rubuto rufite akamaro kanini mu mubiri wacu nk'uko tugiye kubibona. Inanasi ni rumwe mu mbuto z'ingenzi mu gufasha abasirikare b'umubiri kongera ingufu. Ibi biterwa n'uko inanasi yifitemo vitamini C ingana na 50% by'iyo ukeneye umunsi wose. Ndetse hari ubushakashatsi bwagaragaje ko izahinzwe mu butaka butarimo ifumbire mvaruganda ziba ziyifite ku gipimo cy'100%. Iyi vitamine uretse gufasha ubwirinzi bw'umubiri nagira uruhare mu kurinda indwara z'umutima no kurwanya kuribwa mu ngingo. Inanasi ifite 75% bya manganeze yose ikenewe mu mubiri. Ibi bifasha mu mikurire n'imikorere myiza y'amagufa, bikanarinda rubagimpande cyane ku bagore bamaze guca imbyaro. Kubera ko ikize kuri vitamini C na A, ni urubuto rwiza rufasha mu mikorere y'amaraso hamwe no kurinda ubuhumyi cyane ku bantu bakuze. Ifite thiamine, vitamini B ya mbere ihagije. Iyi vitamine izwiho kugirira akamaro imitsi aho irwanya indwara z'imitsi, stress, umunaniro udasanzwe. Inanasi irimo ikizwi nka bromelene, izwiho gufasha mu igogorwa ry'ibiryo. Niyo mpamvu akenshi iyo uyiriye maze kurya wumva wongeye ugasonza. Iyi bromelene kandi izwiho kubirinda umubiri kubyimbirwa no gufobagana. Kubyimbirwa bikabije bigirana isano kandi na kanseri. Niyo mpamvu uru rubuto runazwiho kurwanya kanseri. Si ibyo gusa kuko inanasi irwanya kuvura kw'amaraso bije nk'uburwayi. Bituma iba urubuto rwiza ku batuye mu misozi miremire aho ubukonje bwinshi bushobora gutuma amaraso avura. Urufatanye rwa bromelene na vitamini C ni umuti mwiza w'inkorora n'ibicurane hamwe no kurinda asima ndetse na sinizite. Bitewe n'uko ikize kuri potasiyumu bituma ifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Harimo imyunyu ngugu inyuranye nk'umuringa, zinc, vitamine nka C, B9 na karotene. Uru rukomatane rutuma ifasha abagabo n'abagore kugira intanga nzima, bityo ikabarinda ubugumba. Icyitonderwa: kurya inanasi nyinshi kimwe no kunywa umutobe wayo mwinshi si byiza. Bifite ingaruka zo gutera impiswi no kuruka. Niyo mpamvu agasate kamwe ku munsi 1/4 cyayo gahagije. Kunywa umutobe ni kimwe no kurya urubuto gusa, ntukarenze urugero. Kuri bamwe nyuma yo kuyirya bashobora kumva mu kanwa hokera ndetse ururimi n'iminwa bikaba byabyimba. Hari n'igihe hashobora kuza amaraso mu kanwa umeze nk'uwakomeretse. Iba kenshi nyuma y'amasaha atarenze 3 biba byakize. Icyakora biramutse birengeje amasaha 5 utaratangira kubyimbuka kandi ukiri kokerwa, wahita ugana kwa muganga bakaguha imiti yo kugufasha. Kurya inanasi idahiye neza bitera ibibazo mu gifu. N'uburozi butuma ibyo wariye
uriye ntacyo bikumarira kuko igifu kinanirwa kuvanamo intungamubiri bitewe n'uko irimo acide citrique ishobora gutera ibibazo mu igogorwa. Si byiza guha inanasi umwana uri munsi y'umwaka. Ku bagore batwite si byiza kuyirya ku bwinshi, agasate gato karahagije. Byagaragaye ko bromeline ibamo iyo ibaye nyinshi ishobora gutera ibibazo ku nda utwite. Ku bari gufata imiti ya amoxicilline na tetracycline ntibyemewe kurya inanasi, kuyirya byongera ingaruka ziterwa n'iyi miti. Ku bafata imiti ibuza amaraso kuvura nabo ntibyemewe kurya inanasi kuko nayo ibuza amaraso kuvura. Ni nayo mpamvu bitemewe kuyirya hasigaye byumweru 2 ngo bagwe. Ku bafata imiti yo mu bwoko bwa benzodiazepine ntibyemewe kuyirya, kimwe no kuyirya wanyoye inzoga byakongerera hangover. Inanasi ifite igipimo cy'isukari cya 56, niyo mpamvu umurwayi wa diabete yemerewe kuryaho gato cyane mu gihe nta byongera isukari bindi yariye. Ibyo ni nk'ibijumba. Ngaho rero shaka ko wihata uru rubuto rw'ingenzi ku magufa, uburumbuke, ubwirinzi, umutima n'ahandi. Muzirikane ko imiti yose tubarangira ibasha kubagirira umumaro ari uko mwimenyereje kurya inshuro 2 ku munsi, aha ni mu gitondo no ku manywa gusa. Iyo urenze kuri iri hame wivuza indwara urwaye ukaruhira guheranwa nazo. Ariko ubyutse unywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha ukarya ifunguro wateguye neza, ukongera kunywa amazi saa sita, hashira amasaha 2 ukarya ibyo kurya bitogosheje. Nimugoroba ntugire ikindi ukoza mu kanwa, waba wageze ku buzima bwiza wari warabuze. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.